ubundi ngo kuntu byagenze uru ni urupfu rwe kuntu rwagenze ngo no mugabo yari ari mu modoka ye agiye kugura moto noneho agiye kugura moto urumva baraparika nyine bagera kuri shop ya moto baparitse babona imodoka ebyiri ziraza zirabagota muri izo modoka hamanukamo abantu babiri bafite imbunda bamurasha amasasu menshi cyane aho ngaho ahita hatakariza ubuzima birumvikana ko ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda kubona umusitari wacu nk'uyu nguyu bamwe bari baramukunze cyane bavuga ati niwe wacu ari imirimo nziza ariko yaminjiwemo amasasu menshi cyane kugeza atakaje ubuzima urumva ni ibintu bibabaje cyane. Ikindi kintu gikomeye cyane cyagiye giteza imvururu mu bantu bose mu bafana be nuko uno muhanzi XXXTentacion imbere y'uko apfa yasohoye video yashyira kuri Instagram ivuga ngo niba nzapfa uyu munsi ndashaka ko muzibuka ko nagerageje gufasha isi. Ibyo byateye abantu benshi kuvuga ko uno muhanzi yari azi igihe azapfira cyangwa yari azi ko agiye gupfa. Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro cyacu namwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byose bice kuri no channel ndabasuhuje by'umwihariko mwe mwakanze subscribe namwe mutarayikanda nicyo gihe ngo muyikande. Uyu munsi rero tugiye kuvuga inkuru ivugwa cyane hano ku isi hose iteye agahinda kandi iteye ubwoba ariko imeze nkaho irimo ibitangaza. Ese waba warigeze kumva umuhanzi witwa XXXTentacion? Uyu muhanzi wamamaye cyane ku isi hose yishwe afite imyaka 20 gusa. Hari abagiye bavuga ngo uno muhanzi abantu bamwishe ese ntago baramenyekana ngo babakurikirane. Ibyo ngibyo byose tugiye kugenda tubigaruka muri kino kiganiro. Hari nabavuga ati se uno muhanzi ko tugenda twumva avugwa cyane gutya ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino yakoze iki n'iki yakoze. Ibyo nabyo byose turagenda tubigarukaho. Hari nabavuga ati uno muhanzi mbere yo gupfa kwe yari yarindirimbye indirimbo nyinshi zivuga kuntu azapfa n'urugendo rwe mu gupfa byose ibyamubayeho nyuma ku rupfu rwe yari yabiririmbye. Ibi byose nabyo tugiye kubiganiraho by'umwihariko tuganire ku rupfu rwe tuganire n'ubuzima bwe bwamuranze muri kino gihe yamaze ku isi. Wowe icyo usabwa no kureba ino video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo nawe wiyumvire amateka yaranze uno muhanzi wacu XXXTentacion. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe kuri no channel ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere. Gukanda subscribe bitwereka ko nibwo dukora ibiganiro tuba dufite ababyumva bikaduha motivation. Kanda subscribe ufungura inzogera tujye tubana mu bindi biganiro kandi urabudufashije cyane. Ibuka no gukanda like kandi mwibuke ko Imana ariyo ya mbere. Abantu mwese mwagiye muhura n'ibitangaza by'Imana muvuga amen mwandike muri comment. Yes alright, reka twikomeze n'ikiganiro cyacu ako naga kari gaciyemo kugira ngo mbibutse ko Imana ari we muremyi w'isi n'ijuru mujye muyihimbaza uko bikwiriye. Twikomeze n'ikiganiro cyacu dore bimwe mu byaranze ubuzima bw'uno muhanzi wacu XXXTentacion kuva kivuka kugeza apfuye. XXXTentacion amazina ye nyayo bamwita Jose Dwayne Ricardo. Uyu muhanzi XX yavukiye muri Florida muri USA United States of America. Twibutsa no gusuza reka dusuze n'abantu baherereye USA batwandikiye muri comment bavuga ngo turabakurikiye 5 kuri 5. Uno muhanzi rero yavukiye muri leta ya Florida muri USA muri Amerika. Yakundwaga cyane kubera uburyo yandikaga indirimbo ze ziganisha ku buzima agahinda ndetse n'urukundo. Uno muhanzi rero XX yaririmbaga indirimbo ziganisha ku gahinda cyangwa ibintu abantu bacamo mu buzima bwa buri munsi, struggle za buri munsi. Nyine yavugaga indirimbo ze akenshi zabaga zibanze ku rukundo ku buzima bwa buri munsi umuntu acamo. Ibyo ngibyo bigatuma akundwa n'abantu benshi cyane. Uno muhanzi rero hari indirimbo nyinshi yagiye aririmba zivuga kuri bino bintu, akaba nazo indirimbo zagiye zimumotiva cyane zikwa zaramuzamuye zikamwinjiriza amafaranga menshi ndetse n'abafana bakiyongera. Indirimbo nk'iyo bita Look at Me niyo bita Sad and Moonlight. Izo ndirimbo ukoresha tuzagiye zimwinjiriza amafaranga menshi kandi izo ndirimbo akenshi ziba zivuga ku bintu bihora bibaho bya buri munsi. Ibyo ngibyo rero bigatuma umuntu wese wumvisha indirimbo abasha gukunda uno muhanzi. Uno muhanzi wacu nkuko ninamaze kubibabwira mu gice cya mbere cy'ikiganiro kigitangira ko yapfuye. Uno muhanzi hari ibintu byagiye bivugwa inyuma y'urupfu rwe bivuga ko uno muhanzi yari yaravuze bwa mbere ko azapfa. Igihe kimwe yabwiye abafana be amagambo atangaje cyane agira ati nimba nzapfa nk'umuntu mwiza azaba ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bufite agaciro. Ibi byateye abafana be ndetse n'abandi bantu kwibaza nimba yarazi ko urupfu rwe rugeze hafi, kuko uno muhanzi usibye n'iri jambo yabwiye abafana be ababwira ati nimba nzapfa nk'umuntu mwiza ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bufite agaciro. Yagiye aririmba n'izindi ndirimbo
nyinshi cyane avuga ukuntu azapfa, ibizamubaho, kandi ibyo bintu yabiririmbye mbere y'uko apfa. Ibyo byose bigatera uruvangitiranye ku mbuga nkoranyambaga utamenye aho biva naho bijya. Niyo mpamvu navuze ngo kino kiganiro ngiye kugikora kugira ngo umuntu wese uraza kuri ino channel agakanda subscribe akumva kino kiganiro aramenya ukuri nyako. Uno muhanzi rero yagiye aririmba indirimbo nyinshi avuga ukuntu azapfa n'ibintu byose bizamubaho, kandi ibyo byose yagiye aririmba muri izo ndirimbo ukuntu azapfa yabivuze mbere y'uko apfa. Uno muhanzi XXXTentacion yagiye aririmba indirimbo nyinshi avuga ati ngo ndi kubona umwijima imbere yanjye, agakoresha amavideo muri iyo ndirimbo ameze nkaho yagiye ku kiriro cye ubwe nyine ari we wacyitaye. Ibi abafana yo bakagenda babihuza bakavuga ngo ati se uno muhanzi wacu ko yapfuye yarazi igihe azapfira, bakagenda bavuga benshi bavuga ngo ni umuvumo cyangwa yarihanuriye. Niko abantu benshi bavuga ngo uno muhanzi XXXTentacion yarihanuriye. Mbega nta kuntu umuntu yavuga ko azapfa gutyo kandi bikanaba neza 100 byenda kuzura 100% ugasanga uko yabivuze niko bizaba. Ibintu byagiye bituma abantu benshi bavuga ngo ni umuvumo cyangwa yarahanuye. Noneho mbere yuko tujya kuvuga ngo uno muhanzi yapfuye atya, tuvuge abamwishe ndetse n'ibyo leta yatangaje nyuma y'urupfu rwe. Bahanze reka mbanze nkwibutse gukanda subscribe, nanone ufungura inzogera kuri ino channel kuko ino channel iri gucaho ibintu by'ubwenge gusa. Kanda subscribe, ufungura inzogera, urabudufashije cyane. Kandi wibuke no gukanda like, mukande like kabisa ino video muyisharinga inshuti izanyu. Twihuse rero reka dukubite tubangura tuvuge uno mugabo ko yapfuye, urupfu rwe abaruri inyuma nyina batumye apfa n'ababigeze mu ruhare. Reka duhere kuri uno mugabo XXXTentacion bundi yapfuye tariki 18 Kamena 2018. Tariki 18 Kamena 2018. Bundi ngo kuntu byagenze uruno rupfu rwe kuntu rwagenze, ngo no mugabo yari ari mu modoka ye agiye kugura moto. None agiye kugura moto urumva baraparika nyine bagera kuri shop ya moto. Baparitse babona imodoka ebyiri ziraza zirabagota. Muri izo modoka hamanukamo abantu babiri bafite imbunda. Bamurasha amasasu menshi cyane, aho ngaho ahita hatakariza ubuzima. Birumvikana ko ni inkuru ibabaje kandi itiye agahinda kubona umusitari wacu nk'uyu nguyu. Bamwe bari baramukunze cyane bavuga ati niwe wacu, ari imirimo nziza, ariko yaminjiwemo amasasu menshi cyane kugeza atakaje ubuzima. Urumva ni ibintu bibabaje cyane. Rero nyuma y'uko leta y'Amerika imaze gukora iperereza, yafashe abantu 4 baregwaho cyangwa bashinzwa kuba barishe uno muntu XXXTentacion cyangwa barafashije abamwishe. Ariko mu bigaragara runo rupfu rwe rwa XXXTentacion ukuntu rwabaye ntago ari ibintu byari bitunguranye cyane. Wabonaga ko ari umugambi mubisha umaze igihe kinini utegurwa. Dore rero amakuru yagaragaye nyuma y'urupfu rwa XXXTentacion. Nyuma y'urupfu rwe abantu benshi batangajwe nuko hari indirimbo ze zari zifite amagambo asa nk'ayo yagendaga yihanurira. Nko mu ndirimbo ye yasohoye nyuma yo gupfa yitwa Sad, aho avuga ngo I gave her everything, she took my heart and left me alone. Muri iyo ndirimbo hari amashusho asa naho ari kwitabira ibiriyo bye. Nkuko nabanje kubibabwira, hari indirimbo yasohoye ameze nkaho ari kwitabira ikiriyo cye, bega ari nkaho ari we wapfuye ariko nanone ari we waje kwitabira, muri make ameze nk'umuntu waje kwishyingura, niko twabivuga. Iyo ndirimbo rero amashusho yayo y'iyo ndirimbo ni gutyo ameze nk'umuntu uri waje mu kiriyo cyiwe kandi we ari muzima. Mwibutsa ko zino ndirimbo yari yarasohoye mbere y'uko apfa. Ikindi kintu gikomeye cyane cyagiye giteza imvururu mu bantu bose mu bafana be, nuko uno muhanzi XXXTentacion mbere y'uko apfa yasohoye video yashyira kuri Instagram ivuga ngo niba nzapfa uyu munsi ndashaka ko muzibuka ko nagerageje gufasha isi. Ibyo bintu byatumye abantu benshi bahita batekereza ko uno muhanzi yari azi igihe azapfira cyangwa yari azi ko agiye gupfa. Uyu mwanya rero tugezemo namwe ni uwanyu wo kuvuga, wo gutanga ibitekerezo. Tugiye kugenda muri comment muvuga ubundi se uno muhanzi mwaramukundaga? Nicyo kintu dushaka kumenya bwa mbere, yego cyangwa oya. Ikindi kintu cya kabiri, ese uno muhanzi namwe muremeza ko yarazi ko azapfa cyangwa yarapimiranyije aragereranya, cyangwa no guhanura cyangwa no muvumo? Ese yarazi ko muremeza neza ko namwe yarazi ko azapfa? Mugene mwandika muri comment. Sasa rero reka mbasezere, ikiganiro nakagaruka je mwabanagabanya ta promesse none nagize. Reka mbibutse gukanda subscribe kuri ino channel, mufungure inzogera mukande na like kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge mujye mubibona mu bambere tukishyiraho video, namwe muyibone mu bambere. Kandi ino channel icaho ibintu byinshi, icaho comedy z'ubwenge, ushaka kuruhura mu mutwe rwose dufite na comedy nziza urareba. Dufite ibindi biganiro byiza byinshi bitandukanye nk'ibyo twagiye dukora
kuri ba Vestina, Tupac, dufite ibiganiro twagiye dukora kuri Rema nimba ari muri Illuminate, byose wanyandikira kuri no channel ukabireba. Kandi ikindi mwibuke gukanda like nyaboneka mukandi na subscribe. Turabakunda cyane. Ciao ciao, duhure mu biganiro by'ubutaha. Imana ibarinde, mwibuke kujya mushimira Imana mu bibi no mu byiza. Bye bye.